dore ejo bundi haza umuntu aturutse ikibungo aravuga ati ngo bari kumwereza inguba za buri kanya arabaraje ingamba ndayifashe umurage nahageze nari manyuze gutya mbona hari icyapa kinini cyane kirambuye Mayekono watwegere mu Rwanda hose bavura amarozi bakavura ibitegano bakavura ibigaburano bakavura n'ibihuherano no gutandukana kw'abashakanye bagasubira ndetse n'abazinzwe umurage gakondo n'ibyishukora umurage nahageze Doctor ani kumurage nahageze ani kumurage yavuze ari Nyanza nageze kumurage gakondo zara bagufasha n'ikika umugabo nishyira farabanye tumaze kubana turakomeza kubakundana ariko tukaba twarahuriye mu bintu bigendanye n'ubuganga uyu ni umuganga mugenzi wanjye nimubona ko dusangira ntabwo we yaje mu bindi yaje kugira ngo tuganire twongere ibyo twasize tuganiriye tuvuge ikintu twongereho ikindi tuvuga atari ko gusa twarabana uyu mugabo ni inshuti yanjye uyu mugabo ni inshuti yanjye zagumaho uyu mugabo twarasangiye tugendana mu nzira nyinshi ariko ibi baraza kubibwira nuko gusa nagira ngo tubanze umusangize aba ni abavandimwe banjye nawe n'umuntu wavuga kwa Nyirajana amani njya mubwira ndagurira niya Nyirajana uyu mugabo nawe ni umuturage wa Nyirajana n'umuturage wa Nyirajana uriya n'umubona naraguye nakoravuye bariya ni bamwe mu byaro hariya nabo harimo n'abakanyi hari abafite abo uramukanyi mu mwico zano hafi wamukanyi ngwino wicaye hano hafi y'ibimpu kiraho ngaho uyu nawe ni umwe mu bantu bafite ishema umurage gakondo wajugana ubwo rero uyu mugabo njyewe ntabwo mwihakanye none aha nagira ngo mbere yuko dukomeza dusangira cyangwa se tunajya gute abanza haguruka babwire abibwirira babwire niyavuye simbizi Mwiriwe kandi nishimiye ko munyakiriye vraiment biranejeje mu mutima cyane kuko nzanzana hari abagabo ariko mbere ya byose Dogiteri Yohana aravuze ku murage barambiye ngo burya hano hari imvura niba ndavuga imvura ubwo namwe murabyumva siko bimeze se gusa biraneje cyane ku bantu basanze imvura nanjye ndi kugira ngo ninjire mu mvura ngizo nanjye nzabe ngazo nanjye nzibera imvura murabinyemere se nanjye mushaka nzabe bityo rero banyita Hagumimana Seletse cyangwa bakunze kwita Selemani umwuga dusangiye ni wo kuvura uyu mugabo twahuye cyangwa se twamenyanye mva kure nimukino ni nguko waba uciye urutare ukimukirimo abonye naturutse ari kure ari kwambuka amazi ari kwambuka imigezi ari kunyura mu mashamba aravuga ariko rero va mu mashamba ziza mu gihugu ngwino neza nawe ukora ibizinga atangira kunyera kuko nzigaragaza ndagaba bemo nzigaragaza se buriya niba nziri kuzanzitura ngo yango niba kuzirikana abo bazakuzirikisha umugozi ukomeye bazakurizirikisha akarere kandi akarere tuzabaje niko yambwiye ati niba arakarenda nezerewe
munshimire ni imvura y'u Rwanda kugeza igihe tuzabera umusaza basi bikaba birashize rero uyu tubonanye aravuga ati ngwino ngira bwabwo bazazirikana akarere ndabwo ari umugozi ndabwo n'umugogwe tuzaruca mwamunshimira rero uyu mugabo gufasha abaturage ubuzima no kubafasha imibereho mu gihe cyose bigoye umuntu kuko Imana yashyizeho abavuzi abakizungu n'aba gakondo ariko byose ni ugusayidira ubuzima bw'abantu kuko byose ni indangagaciro y'ubuzima na ikivugo cy'abajyanama b'ubuzima ni umujyanama w'ubuzima sibyo ni imbangukira kujya gute tabara zisigasira umurage w'iki umurage wa Gihanga ibi byose rero ni inshingano dusangiye n'uyu ni umurinzi w'umurage wa Gihanga rero yewe umujyanama w'ubuzima njye mvura malariya nkavura umusonga w'abana nkavura imiswi n'izindi ndwara zishoboka ko twihaze tuvuga ko turabajyanama b'ubuzima ariko noneho ugasanga ko uyu nzamuramahoro murumuna wanjye noneho nawe dusanga natwe tuvura za ndwara za gakondo z'imiryango n'izitari za gakondo n'izitari z'imiryango nazo ziravurwa byose dore ko akenshi tuvuga ngo n'umujyanama w'ubuzima iyo agusuzumye akabura indwara aguha transiferi ukagenda n'umuyobozi gakondo hajya avuga ati iyi ndwara ariko ugomba kujya kwa muganga ariko iyo niyo kinyarwanda turahangana nayo bigakora za karande zacu tuvukamo tutihaye n'ibindi byose ibyo bigakorwa ubwo rero nishimiye yuko yagiye yagura amariya hano havuye umuntu kare wavuye ngo za Mugambazi yaje hano mu gitondo aje kumushimira ikibazo ko yamuvuye ku kibazo cyakemutse aje no kutwereka ko cyakemutse twakishimiye cyose ubwo rero byose no kwagura amarembo no kwagura n'imiryango ejo nzajyaniriye yose uvuga uti wa mugabo gasaza hahandi uyu ni umuryango wacu rero ntago ari umuryango aba n'abana bacu batigisha nabibwiye byinshi ndi umuvuzi gakondo mvurira hariya igihe hano muri Nyabagendwa ugeze ku kigo cy'abizera iyo bavuze ngo ni kwa muganga w'umukongomani ufite mutajese ni wanjye wabaye aho ngaho ariko sinakunda ko abana nahavuraga iminsi 3 abanagiye inje muri Rubavu abandi mu Mutara intara zose ngirwa nzigenda ariko ndagira amadresse none ubu rero nagize adresse ni gutyo nanjye navuye mu majyepfo Butare Gikongoro noneho nza kurwaza umwana ndirukanka nta ntageze uno muntu mutano nkareba nkabona arareshya yankorera iki koko ndazunguruka amavuriro yose ariko byarangiye ngarutse hano pe amvurira umwana ku buryo bamaze kumvurira abana 3 nta kibazo gihari turasangira turasabana ndanishima cyane kuko ni nabuze umwana wanjye pe ahubwo wazantera inkunga yazamfasha akampa agaseke nkaza kumushimira uzagufasha mukecuru uzadutumira tuzagufasha turahari inkunga ya mbere urayibonye icyambere ni ku mutima uzadutumire tuzaza rwose uzagufasha murakoze nanjye nitwanze umwana muri umurenge mu mudugudu Kayovu uyu mugabo ndamushimira akajya ashakisha hirya no hino mu umudugudu wacu yavuye abantu 4 aratuvura njye yamvuye ibintu byarimaze imyaka 4 na hano mu rugo nahabaye amezi 4 rero yambebeye papa atarari ambera mama umugore we ambera mama atarari mu gitondo bakanshije igoma nkanywa saa sita nkarya nimugoroba nkarya uwo warangije rwose anyuma umugore wanjye kandi nayo naragizwe impunzi n'uwangiriye nabi ariko dogito cyo mushimira uwo mudugudu twari inshuti enye ariko amaze kugira inshuti nyinshi mu mudugudu wacu Kayovu bose twe nicyo mushimira jewe cyane murakoze nanjye
twahuye umwana uje muri kamwe mu murenge mu mudugudu wa Kayovu. Uyu mugabo ndamushimira akajya ashakisha hirya no hino mu gihugu. Komera komera. Nta kibazo. Naje ni papa mu mudugudu wacu yavuye abantu bane. Aratuvura njye yamvuye ibintu byarimaze nk'imyaka 4 na hano mu ngoro nahabaye amezi 4. Rero yabebe papa atarari ambera mama umugore we ambera mama atarari mu gitondo bakanshikije igoma nkanywa saa sita nkarya nimugoroba nkarya uwo warangiye rwose anyuma umugore wanjye kandi naragizwe impunzi n'uwangiriye nabi ariko dogito cyo mushimira mu mudugudu twari inshuti nke ariko amaze kugira inshuti nyinshi mu mudugudu wacu Kayovu bose pe nicyo mushimira jewe cyane. Aho twahuriye n'aho twagendanaga yarambwiye ati ndakubona ubu muganga uri umudogiteri ariko uburyo ubayemo cyangwa se n'uburyo witwaramo neza niba ushaka kukwigana nkakora ibintu bitandukanye no kumbwira ngo ndi umuvuzi runaka ngo ndwana ariko nk'uko yabivugaga nta diresi. Arambwira ati nyakubahwa dogiteri nkundira tubanemo neza kandi nyereke inzira nyayo tubanemo neza gusa reka mbanze gushimira icyifuzo neza kugira ngo turebe nimba mw'ishyaka narwanye no kugira ngo uyu mugabo yo kuzajya agenda neza uramukunda ari umusirimu nta kugenda abutabuta cyangwa se abundabunda. Yarambwira ati gusa ni gute umuntu yakorera agaragara avuga ati gusa icya mbere cyo ni uko tujya ahagaragara tukagaragaza ibikorwa byacu. Nibyo yansabye rero muri ibi bikorwa murabona iyi ni bandarore twasabye ko n'iriya ni bandarore yiwe niyo mpamvu twabiteguye hano. Noneho rero nagira ngo duhaguruke twegere kiriya cyapa dusome ibintu twakoze niturangiza nanagushyikirize ibyangombwa bishinzwe kuba biriya wemerewe kuba ubifite. Reka dutambuke twegereho neza turebe. Ivuriro rye ni umurage w'isubyo twagize muri leta baduhaye umurage w'isubyo limited. Urabona na rogo ye ukuntu imeze nawe uracyitegereza neza ugisome urebe iki cyapa hantu kimwaho urebe hasi hose ukuntu cyanditse neza usubire mu byiciro byawe. Iyi ni umurage w'isubyo baye ngushyikirije iyi certificate yawe kugira ngo ukomeze ukorere ku mugaragaro. Ibi ngibi bifashwemo n'umurage gakondo. Murakoze cyane mugire amarembo yaguye. Mu murage gakondo ibikorwa bivugira. Ushaka kumenya ubuhamya bw'ibyo tuvuga wadusanga ku mbuga nkoranyambaga arizo Facebook, Instagram ndetse na YouTube. Murakaza neza. Umurage gakondo ni byinshi ukora uratuvura.